yacu rero yahiye, tumaze kuyarura. Ikaze kuri Tugendane Rwanda Show. Hari uburyo bwinshi ushobora gutekamo inkoko, ariko uyu munsi turareba uburyo bwo guteka inkoko ivanze n'imboga. Ese ibi birashoboka? Yego birashoboka. Niba ushaka kubimenya ndetse no kubyiga, reba iyi video kugeza irangiye. Ntimucikwe, reka dutangire. Inkoko, ifarini, imboga z'idodo nizo wakoresha, cyangwa se wakoresha na epinari nta kibazo. Iyi ni tangawizi, puwaro, seleri, tugiye gutangira dutegura imboga. Imboga tumaze gukata nuko tumaze turi bukoreshe muri ya nkoko yacu. Inkoko yacu rero tumaze kuyironga cyangwa kuyoza neza n'amazi. Igikurikiyeho ni ukuyikata. Mu gukata inkoko rero tugomba gukatamo uduce dutoya dushoboka, kugira ngo tuze gushobora gushyana na za mboga tungana nk'utu cyangwa se no munsi yatwo. Kandi ukibuka gukoresha, mu gihe urimo gukata inkoko ugomba gukoresha chopping board cyangwa se ka gakoresho bakatiraho ariko ka plastic katari ak'igiti, kuko ak'igiti karanyunyuza ukuntu asanga kakunyunyurijemo intungamubiri zawe, ugateka inkoko ariko intungamubiri zisa naho zashizemo. Niyo mpamvu nahinduye nkoresha aka ngaka ka plastic. Urabona utuntu ndimo gukata ku ntari dutoya. Nyuma rero gukatamo inkoko zacu nuko nguko zingana. Igikurikiyeho rero ni ugushyiramo umunyu mukeya. Mara gushyiramo umunyu, dushyiramo agatunguru gakeya, dushyiramo agatangawizi twahondahonze cyangwa se twasekuye. Ikindi dushyiramo tukiraha, dushyiramo garlic cyangwa se ka tungurusumu gakeya, tugashyira ku ziko. Gushyira ku ziko rero ntabwo turi bushyiremo amazi, inkoko iraza kwishakira y'ayo mazi niyo turi bukoreshe. Nyuma yo gushyiramo biriya birungo turongeramo twa turungo tundi. Hanyuma rero bigikurikiyeho tugiye gupfundikira. Tumaze gushyiramo uturungo twose twari ngombwa ko dushyiramo, ubwo rero tugiye gupfundikira. Nyuma ya minota urabona yuko inkoko ubwayo yatangiye kwizanira amazi. Turaza tuvange kugira ngo bya birungo byose bikwiremo, ariko agahumuro kari hano ndakabatushye. Twongera dupfundikireho, twongere tubize indi minota 10. Turagaruka nyuma y'iminota 10 turebe. Nyuma y'indi minota 10 twongeye kureka inkoko yacu ngo yongere ibire. Murabona uko imeze. Minota 20 irahagije mu by'ukuri, ariko agahumuro karimo hano. Murabona ukuntu isa, murabona ko n'amazi yayizaniye.
amazi ntayo twigeze dushyiramo murabyibuka, ariko murabona yuko yazanye amazi yayo. So ubu rero ntabwo ari ngombwa kuyihisha cyane ngo ifatane. Ukurikiyeho rero ni ukuminina ya nkoko ukayikuramo y'amazi cyangwa se ya sosi yayo, ukabitandukanya. Isosi ngiyi, hanyuma inkoko nayo ngiyi. Iyi nkoko rero ngiye kuyishyiramo agafarini gakeya. Ahangaha niho ya farini noneho izira. Ukavangamo neza ya farini mu nkoko yawe, ukareba yuko ikwiriye hose. Hagati aho ipanu yacu tugashyiraho amavuta waba ufite yose niyo wakoresha, hanyuma ugategereza yuko amavuta ashyuha. Amavuta yacu duhita dushyiramo ibitunguru, igitunguru kimaze nkaho gusa n'ikihiyemo buhoro, ariko uhita ushyiramo inyanya. Kugira rero uhita wongeramo na puwaro hamwe na seleri. Ya maseleri, ariko seleri ugakoresha nkeya, izindi ukazisigaza kugira ngo uze kuzikoresha igihe ugiye gushyiramo za mboga zindi. Ushyiramo seleri na za dodo, nazo ugakoresha nkeya. Agahumuro karimo kuzamuka hano ngira ngo murakumva kava ku gitunguru n'inyanya na seleri. Kongeramo n'akunyu gake. Ibuka ko washyizemo umunyu nako kugira ngo kagufashe guhisha bya birungo. Aha rero kongeramo ka gafarini kugira ngo isosi yawe ibe ikomeye. Urabona ko inyanya zamaze gushya. Ugashyiraho, ushyiramo za nkoko zawe. Urabona ukuntu byahindutse, byatangiye gusa neza. Ya sosi rero twigeze gukura mu nkoko, uyu ni wo mwanya wo kuyikoresha. Nyuma kuvanga ugapfundikiraho iminota nk'itanu. Nyuma y'iminota 5 turaza turebe. Nyuma ya minota inkoko yacu ukuntu imeze. Ngere tuhinduremo, tuvangavange, ongere dupfundikireho indi minota 5 kuko izi mboga ntabwo zigomba gushya cyane ngo zihwane. Nyuma y'iminota 5 turaza mbereke igikurikiyeho. Nyuma ya minota 10 murabona ubu rero
imboga zacu zahiye cyangwa se inkoko yacu yahiye. Murabona ko na za mboga zahiye nubwo zitahiye cyane kandi ntabwo ziba zigomba gushya cyane n'ubundi. Ubu rero umuntu yakwarura n'ubundi ngiye kuzarura kuko zahiye nta kindi gisigaye. Tumaze kuyarura urabona ko isa neza. Ubu rero umuntu ashatse yatangira akayirya. Aka gahumuro karimo hano ndakabatuye. Mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi. Ndizera yuko mwasobanukiwe kandi mwize uburyo mushobora guteguramo inkoko ivanze n'imboga. Mukomeze mukore subscribe kuri uru rubuga, mukore comment, like, share kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi benshi, kuko burya ubuzima ni urugendo kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Mwibuke no gukora kuri ka kazogera kugira ngo ubutaha nidushyiraho izindi nkuru ntimuzacikwe. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho utaha Imana ibarinde.